Niwe muhanzi nyarwanda ukunda? Umuhanzi nyarwanda nkunda bamwita Bruce Melody Itahi Wacu. Itahi Wacu Bruce Melody. None Bruce Melody umukundira iki? Ubona ari uwe mwihariko arusha abandi bahanzi nyarwanda? Kuki ari we wahisemo gukunda kandi hari n'abandi benshi batandukanye? So n'abandi ndabakunda ariko igituma Bruce Melody ari umwihariko nuko numva aho yahereye nyine tunkumva uburyo anyespera birenze iby'abandi yarakoze cyane kugira agera aho ari. Mbarimo mbazi njyewe mbarimo mbazi njyewe mbarimo mbazi abisi burya bagira menshi njyewe mbaba mu mbazi abisi burya bagira menshi njyewe mbaba mu mbazi. Reka nanone gushimira kandi ngo ikaze ukomeje kurikira Sade TV. Reka nanone gusuza ari usorereye mu Rwanda, abari mu mujyi wa Kigali, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, tutibagiwe n'abari muri diaspora nyarwanda mwese turabasuje kandi tubaha ikaze. Nanone ari kuri Sade TV murabona ko twakira umutumirwa ni mushya kuri Sade TV ariko reka tangira kwibwira. Amazina yanjye banyita J Pablo tu. J Pablo. J Pablo ni amazina ukoresha mu kazi cyangwa ni amazina wiswe n'ababyeyi? Ni amazina nkoresha mu kazi. Ni amazina ni amazina ukoresha mu kazi. Amazina y'ababyeyi ni ayahe? Amazina y'ababyeyi banyita Migambi Theogene. Migambi Theogene? Yes. Ukaba ukoresha izina Pablo mu kazi? Pablo ukora kahe kazi? Akazi kanjye se? Akazi ka ukoreshamo nyine iryo zina Pablo. Akazi nkoreshamo iryo zina ni akazi k'ubuhanzi nyine tu, abanzi banzi nka J Pablo nk'ibisanzwe. Bakuzi nka J Pablo? Yes. Kuki wagiye mu muziki ukumva ko wakoresha J Pablo utakoresha ariya wiswe n'ababyeyi? Kubera ubwo niho numva ibihe biba bigeze kandi n'amazina umuntu abakunda ibyamamare bigiye bitandukanye nyine tu, nanjye niyo mpamvu nahise mwayo mazina. Niyo mpamvu wahisemo ayahe mazina? Ayo ngayo ngo akazi k'ubuhanzi. Twereke impano yawe itangira uturirimbira nyine twumve ko uri umuhanzi koko byanyabyo. Yes. Isi ni ishuri burya nibwo buzima, kubaho udafite murakirazira, akenshi uzanabona bakwitarutsa, baba bashona ku munsi nabicwa, tamuntu kuzi ugikennye bro, ko mbona iyi si byayari numiro namba, urakubirwa n'ubuzima bene so batunze ibya mirenge nawagufasha. Mbarimo mbazi njyewe mbarimo mbazi njyewe mbarimo mbazi abisi burya bagira menshi njyewe mbaba mu mbazi abisi burya bagira menshi njyewe mbaba mu mbazi. Mbarimo mbazi njyewe mbarimo mbazi njyewe mbarimo mbazi abisi burya bagira menshi njyewe mbaba mu mbazi abisi burya bagira menshi njyewe mbaba mu mbazi. Kuki uterwa ipfunwe n'ukuri nubwo bakwifuriza ibibi, reka bakuvuge ntarebe burya si rimwe si kabiri, nubwo abantu bose bandeka inyenyeri yizamurika, nubwo upinga byose nge nkora bindera umuhate ngakora, bamvuga byinshi bansebya byinshi njyewe muranjanga, bamvuga byinshi bansebya byinshi njyewe ndi mwambabaza. Mbarimo mbazi njyewe mbarimo mbazi njyewe mbarimo
mbarimo mbazi ab'isi burya bagira menshi njyewe mbaba mu mbazi ab'isi burya bagira menshi njyewe mbaba mu mbazi mbarimo mbazi njyewe mbarimo mbazi njyewe mbarimo mbazi ab'isi burya bagira menshi njyewe mbaba mu mbazi ab'isi burya bagira menshi njyewe mbaba mu mbazi mbaba mu mbazi. Yes. Ya Pablo, indirimbo yitwa gute? Indirimbo bayita mbarimo mbazi. Mbarimo mbazi. Niki cyaguteye kwandika indirimbo? Okay, indirimbo ni yagahezo nyine nari mfite twari turi kumwe n'abaniga mfite ibiceri byanjye nyine barabincomora nyine nanjye mbita mvuga ati koko munkorere bino twari turi kumwe turi inshuti bagucomoye ibiceri byawe. Nanjye nangije ndavuga ati mbarimo mbazi nubwo mubinkoze nubwo babigukoze. Ni igitekerezo cyo kwandika indirimbo cyaturutse? Ni igitekerezo cyaturutse kabisa. Indirimbo mbarimo mbazi wayikoze uri wenyine? Indirimbo mbarimo mbazi nayikoranye n'umuji wanjye bamwita Ben Nkubito, respect kuri we kabisa, ararenze. Niyo twafatikanyije turayikora, barayizi nubwo video atabashije kuboneka ari njye wayigaragayemo njyenyine. Ni ukuvuga ngo ni indirimbo ifite audio ikagira na video. Yes. Wayikoranye na Ben Nkubito. Ben Nkubito kuri de chapeau, ahari niyumve ko tumusuhuje cyane. Respect kabisa kuri Ben Nkubito, ano kubaho. Pablo, watangiye music ryari? Natangiye 2024, ubwo niho natangiriye career yanjye. 2024? Yes. Kuri ubu umaze gukora indirimbo zingahe? Kuri ubu indirimbo ziri hanze ni indirimbo 4, ako zose ndi hafi yo gukora video 4 zose, imwe ni ifite video. None Pablo, ko muziki nzi ko kuwukora biba byoroshye, sorry gato akunzi ko music kuyikora biba bigoye, wowe niho gukura ubushobozi ushora muri music? Imana ibimfashamo nyine tunanye ngakora cyane, nshima Imana kubera ari impereza imbaraga ngakora cyane ngakora ibyo nkunda tu. Ushima Imana. Urabona nyine umuntu ukora music hari uburyo umuntu azaga kubwira ati wenda mbifashwa n'ababyeyi cyangwa se wenda bigenda gutya na gutya kugira ngo ubushobozi buboneke. Yego nyine buri wese uburyo abonamo ubwo bushobozi bwo gukora music ni Imana iba yamufashije. Wowe nyine bigenda gute kugira ngo ubone nyine ubwo bushobozi? Nize nzira Imana ibicisha? Inzira Imana icishamo nyine tuno gukora cyane, ako ababyeyi nyine nabo hakaba ubufasha bwabo n'impanuro zabo, bakamenyera buri kimwe nanjye nkajya muri music tu. Ababyeyi banjye baranshyigikira cyane. No kuvuga ngo ababyeyi n'abavandimwe bose. None wabwira iki ababyeyi bumva ko umwana afite impano yifuza gukora music bakamurwanyaho kumushyigikira? Abo babyeyi wababwira iki? Byaba byiza ushyigikiye umwana wawe kuko ntabwo uzi icyo azaba cyo, agakora ibyo akunda apana kumuhatiriza ibyo ukunda. Nimba ufite icyo kumufasha uba ugomba kumufasha kuko afite icyo akunda tu, aba agomba kugikora. Abagomba kugikora kabisa. Bamufashije. No kuvuga ngo wowe ibyawe ni music. Yes. Pablo, yataza kwisanga ari umuhanzi n'iki kindi ari gukora? Pablo ko bigoye icyo ari gukora mbega tu ni icyo ngicyo Imana yandemeye mba mbona nkwiye gukora. No kuvuga ngo kuva mbere ukiri umwana muto wawe yumvagamo impano yo kuririmba wumva uzaba umuhanzi? Byasaze nagarika kwa kundi wumva umwana arakubwiye ngo njyewe numvaga nzatwara indege, undi ati numvaga nzaba umukinnyi w'umupira w'amaguru, undi ati nzumva nzaba muganga, nzaba dogiteri, nzumva nzaba umwarimu, ibintu byinshi bitandukanye. No kuvuga ngo wowe intumbero yawe wumvaga ari music gusa?
numvaga abandi bahanzi nyine tunkavuga ati abangaba nanjye ndashaka kugenda nabo kuva kera nkiri muto tu avuga ati nanjye ibi bintu ndabikunda cyane tu kuva kera ukiri mutoya. Niwe muhanzi nyarwanda ukunda? Umuhanzi nyarwanda nkunda bamwita Bruce Melody Itaha Iwacu. Itaha Iwacu Bruce Melody. None Bruce Melody umukundira iki? Ubona ari uwuhe mwihariko arusha abandi bahanzi nyarwanda? Kuki ari we wahisemo gukunda kandi hari n'abandi benshi batandukanye? So n'abandi ndabakunda ariko igituma Bruce Melody ari umwihariko nuko numva aho yahereye nyine tunkumva uburyo anyespera birenze iby'abandi yarakoze cyane kugira agere aho ari. Yarakoze. Hari indirimbo ya Bruce Melody wabuze? Oya nayizi. Wayitwiririmbiraho? Ngwitaha iwacu ere ntabwo nananiranye oya nda nubwo nibagiwe oya temurwe by'iki gihe ngume mu mbitagihe ijoro ribaruwa riraye mba mbabona bayagaye no stop no siga ndakufat mekira sinzibagirwa iyo mva ngo sinziruka ngeze njya ngo mvuge nabi tubipfe hanyuma ducane mu mirwe njya mbibona iyo riva nkizigama bita Kristo Yesu we komedi garuta hands up niba nawe ufite imishinga niba usazanye imishinga natwe byaranze twese byaranze mu mishinga byaranze ntabwo mbega ntabwo ni Bruce Melody gusa ukunda cyane mu Rwanda? N'abandi bahanzi Christopher we yari indirimbo yuze arayizi turirimbireho nawe. Okay. Christopher ngo disi nasanze tubisangiye ndakubura ngumva stressy je comme nobody nanga kwifata ukumbona ukutazansiga ibyanjye bikaribwa n'inyoni ibyo nkorera ndavuze mbona ari magie je dégomme ado ma vie Monarisa wanjye sinzakuvira uruhande sinzatuma hari ikikuriza dekatuha Monarisa wanjye sinzakuvira uruhande sinzatuma hari ikikuriza dekatuha ngafata pose umutima utuze sinzatuma hari ikikuriza dekantura ngafata pose umutima utuze sinzatuma hari ikikuriza dekantura. Yes Pablo urakoze cyane. Mbwira abadukurikiye social media platforms zawe babwire na YouTube channel yawe uko yitwa kugira ngo bajye bagushyigikira. Kubakurikirana J Pablo tunabatamukurikirana imbuga zanjye wansangaho ni J Pablo nta gihindutse kapisa mu binkorera ubufasha bwanyu burakenewe mudusapotinga kwegera hejuru nta mwana ukuru asubira hasi nicyo nasaba abatura Rwanda abose muri rusange. Ku mbuga zawe zose witwa J Pablo. Na YouTube channel yawe witwa J Pablo. Instagram, Facebook, mbega imbuga zose nitwa J Pablo tu. Witwa J Pablo. Nibageho bagukore like, comment na subscribe batibagiwe na share kugira ngo abakomeze bafashe J Pablo umuhungu wabo kapisa. Niko bimeze. Indirimbo baturimiye mbarimo mbazi ninde wayikoze? Yakozwe na producer Okoche Kari. Respect nawe ku bintu dukorera kapisa arashoboye Okoche. Okoche Kari guturuka muri Black Rebel Studio. Yes.
turamureba uriya musore akora music nziza cyane. None nyuma yo gukora Mbarimo Mbazi niye ndirimbo yindi ugiye kudushyirira hanze vuba ngaha ifite amashusho? ngiye gushyira hanze indirimbo bita Power. Yitwa Power? Yes. Ituririmbireho twumve uko bimeze. Asoya yasingiruka mu makuci bya hato na hatoya, kuva nakumenya ubundi pozi sinyijarajara, hari ukuntu ndera no mu nzozi n'ukuri mbona ari wowe wanjye, hari ukuntu ndera no mu nzozi n'ukuri mbona ari wowe wanjye, my darling, rukundo rwanjye ni wowe wanjye, urabizi ko nawe nakunda utari wowe, kandi njye nzaguha byose ukeneye, my darling, ni wowe wanjye, power, power, mbere zizo power, mbone kugukunda, I'll be a defender, power, power, mbere zizo power, mbone kugukunda, I'll be a defender. Ndugakeke ko ndi power, nuba wangiye kure, kugukunda nibyo byanjye, ntukajye unaniza, mfata winde kurape, mu gihe ubabaye just come nzaguhoza pe, ntukajye unaniza, mfata winde kurape, mu gihe ubabaye just come nzaguhoza, power, power, mbere zizo power, mbone kugukunda, I'll be a defender, power, power, mbere zizo power, mbone kugukunda, I'll be a defender. Yeah. Yes, yo bayita Power. Yakozwe nande? Yakozwe na producer yawe. Producer yawe? Yeah. Producer yawe nawe uramuzi kabisa. None indirimbo video yayo izajya hanze ryari? Okay. Tariki 26 z'ukwezi kwa 11 niho izaba iri hanze video. Z'ukwezi kwa 11? Yeah. No tuzayibona hanze kuri YouTube channel yawe? Yes. Pablo uri bamwe mu bashyizemo imbaraga nyinshi bakarabiharanira kugira ngo ungu bagombe kuba bageze kuri Sade TV. Niki wasaba abakurikiye Sade TV muri aka kanya? Abakurikiye Sade TV harimo n'abakunzi ba music, ewan nuzajya ubona umuhanzi ukizamuka kapisa ntukajya umuca intege, ahubwo uzajya umubwira ati komeza ukore cyane, ikiburama cyongera aho kumubwira ati ntabyo ushoboye. Icyo mbasaba nyine kudufasha, abafite ubushobozi bakadufasha kuri bike byabo, n'abahanzi bakuru bacu tureberaho nabo bakaba badufasha, kuko barabizi ko nta muhanzi wizamura, ibyo birazwi. Nubwo dukora gutya ntabwo twakizamura bishoboke tu. Icyo nabasaba ni ubufasha, ataba ari nge mbega ukafasha umuhanzi ukizamuka nawe akagira aho agera. Nicyo nasaba abakurikiye Sadio TV. Nibyo. Yes, J Pablo. J Pablo wibona he mu myaka 5 iri imbere? Mu myaka 5 iri imbere wumva uzaba uri kuyihe level? Imana nidufasha tu, ndakeka muzika yanjye izatera imbere, ntabwo azaba ariyo kuvugwa gutya gusa tu, ndakeka nanjye nzagera kure tu. Niko nibona mu myaka 5 iri kuza. Mu myaka 5 iri kuza. Kandi nanjye binsaba gukora cyane tu. Wavutse mu bana bangahe? Abana 11 ariko dusigaye turi 5. Dusigaye muri 5? Abakobwa bangahe, abahungu bangahe?
ni umukobwa umwe n'abahungu bane. n'abahungu bane. Yes. J Pablo muri bo n'uwa kangahe? J Pablo bura niwe wa nyuma. Ya bivuze ngo ni umuhererezi muri bo. Yes. Ya J Pablo niwe muhanzi aba yumva afite inzozi zo kuzakorana nawe hano mu Rwanda. Abahanzi se? Ya umuhanzi wumva nyine mwazakora indirimbo bikagushimisha cyane. Cyakora umuhanzi nakora n'indirimbo nawe nkumva ndi mu birere. Bruce Melody. Ni Bruce Melody nanone. Yes. Akomeje kuba kukunda Bruce Melody, waturirimbiye indirimbo ya Bruce Melody. Bruce Melody kuki umukunda cyane bigeze kuri iyo level? Nkuko nabikubwiye, Bruce Melody ni uzi imvune z'abahanzi, kandi mba numva nyine ibiganiro byiwe naho yagiye ava, ngumva nanjye ariho ndi guturuka nyine niwe untera gukora cyane, nicyo gituma mwemera kubera atacitse intege. Ugerageza gukora iki mu rwego rwo kumenyekanisha music yawe? Rwo kumenyekanisha music yanjye? Yego. Cyambere ubwo mba nshaka nyine abantu bayimenye, nkaza nkagurika imbere ya Sadio TV, akaba yanyerekana ku bantu biwe n'izindi mbuga zose nyine bakamenya ko ari J Pablo wahashyitse. Ujya ugerageza kujyana indirimbo zawe ku maradiyo? Radio ntabwo ndaba kuyijyanaho. Kubera icyo utazijyanaho kandi bazakira? Ndi kubipanga muri iyi minsi ko nzaba nshyitseho kuri radio. Uzabigerageze ujyane ibihangano byawe kuri radio, apfa kuba ari ibihangano byiza, nawe nyirabyo ushoboye barabyakira nta kabuza. Ubwo niyo gahunda ngomba kuhashyika vuba ngaha. Njye utirimbira ndirimbo mbarimo mbazi. Isi ni ishuri burya nibwo buzima, kuba udafite murakirazira, na kenshi uzanabona bakwitarutsa, baba bashona ku munsi nabicwa, nta muntu ukuzi ugikennye bro, uko mbona iyi si byayari numiro namba, urakubirwa n'ubuzima bene so batunze bya mirenge ndawagufasha, mbarimo mbazi njyewe, mbarimo mbazi njyewe, mbarimo mbazi, abisi burya bagira menshi njyewe, mbabamo mbazi, abisi burya bagira menshi njyewe, mbabamo mbazi, mbarimo mbazi njyewe, mbarimo mbazi njyewe, mbarimo mbazi, abisi burya bagira menshi njyewe, mbabamo mbazi, abisi burya bagira menshi njyewe, mbabamo mbazi, kuki uterwa ipfunwe n'ukuri nubwo bakwifuriza ibibi, reka bakuvuge naribi, burya si rimwe si kabiri, nubwo abantu bose bandeka inyenyeri yizamurika, nubwo upinga byose nge nkora, bindera umuhate ngakora, bamvuga byinshi bansebya byinshi njyewe, murancanga bamvuga byinshi bansebya byinshi njyewe, ntimwambabaza, mbarimo mbazi njyewe, mbarimo mbazi njyewe, mbarimo mbazi, abisi burya bagira menshi njyewe, mbabamo mbazi, abisi burya bagira menshi njyewe, mbabamo mbazi, mbarimo mbazi njyewe, mbarimo mbazi njyewe, mbarimo mbazi, abisi burya bagira menshi njyewe, mbabamo mbazi, abisi burya bagira menshi njyewe, mbabamo mbazi.
ya Pablo wumva indirimbo zawe ari ubuhe butumwa zifitiye abazumva? indirimbo zanjye zose zigiye zifite ubutumwa. Duhereye ku ndirimbo bita mbarimo mbazi nyine tu niyo kwitondera ziriya nshuti zitubeshya ukamenya inshuti mukwiye kugendana, kuko inshuti z'iyi minsi nyine tuzo ziba zidufera. Naguhaye story y'ibyo zankoreye. Harya ngo wari ufite umufungo wawe ububitse quelque part barawugucomora. Ubu se icyo gihe bawutsindira ntabwo wagerageje kuwubasaba? Narabigerageje bakubita amavi hasi, hanyuma uwo bari bari kumwe niwe wabaciye inyuma arambwira ati bawutsindiye bagiye kuko kuwukoresha ibyabo. Uwo bari bari kumwe niwe wabazengurutse arambwira ati njye nubwo bambujije kubivuga nyine tu nibo bawutsindiye. nibo bawutsindiye unawusabye barawukwima. Barawunyimye kabisa barankaraga. Kandi ushobora gusanga amafaranga yari amafaranga yavuye muri haso zawe. Imvune yahatari. Ubantu Imana ibababarire pe nicyo mbasabe. Nta kundi ni ukubababarira. Ibababarire kuko nabo kabisa ntago bari bo. Pablo ni mu producer ukunda mu Rwanda? Producers? Producer Element. Element umukundira iki? Producer Element usibye no kuba ari mbega azwi cyane ni n'umuhanzi nabyo ndabyubaha ndamwemera tu. Nabyo urabyubaha. None producer Jay kari we mufatute ko mukunze gukorana ibikorwa byinshi bya music kuki ari we wahisemo kandi hari n'abandi? Ako Jay kari nyine tu nawe ndamwemera cyane kubera yuko adusupportinga mu bintu bigiye bitandukanye. Mbega hari ubufasha duhereza abandi bataduha. Buriya Pablo inama ngiye nakugira ikintu umaze kubona muri music. Nuzagira amahirwe ukabona ubashije gukorana na producer muri guhuza ari kugukorera ibintu kumva nibyo wifuza. Yanjye inama nakugira producer nk'uwo uzamunambeho. Ntago ari byiza kujarajara mu producer ujya hino ujya hirya. Uba ugomba kugira mu producer umwe mukorana ibintu byawe kandi bikagenda neza. Pablo siko bimeze? Niko bimeze ako buriya. Jya numva ngo akanyoni katagurutse nikamenye ubweze. Nanjye nyine buriya ibintu dukora byo guhindura aba producer aba ari ukugira ture byiburaga twereka abafana itandukaniro nabo nyine yuberetse ibintu bimwe mbega bagufata ukuntu nyine cyane ko batabyumva kimwe. Nariko niyo mpamvu ko nabwo buhanga bwo producer ntago babungana. Hari producer ukora indirimbo ukumva yaje isa nindi, hari n'uhora noneho agukoma touch nshya buri gihe ukumva nyine indirimbo tu itandukanye na yayindi. Kubera aba producer baba batandukanye nyine nariko tuba dukeneye abemeza abantu kugira abone itandukaniro ry'uwa mbere n'undi. Mbega niyo mpamvu umuntu aba agenda ajya imbere ashaka n'abandi tu. Nabyo kabisa biba bikenewe kuko hari igihe nabwo ushobora kuba ukeneye touch runaka ariko kumva wa mu producer ntago ari buyiguha. Aho ngaho ugomba kugenda kuri wandi wumva gukorera ya touch wifuza bitewe n'indirimbo ukeneye. Ikivuga nacyo kabisa turacyemeranya niko bimeze. Siko biri Pablo? Niko bimeze kabisa. Taba dukurikiye social media platforms zawe ndetse na YouTube channel yawe uko yitwa? Uko nababwiye izina nkoresha kuri platform zanjye ni J Pablo imbuga zose kabisa. Wajyaho ugakora subscribe, comment, share na like kabisa. Ukaba ufashije umuhungu wanyu J Pablo. Ukaba uramufashije. J Pablo rero turi kugenda tugana ku musozo ariko se mbere uko tugera ku musozo J Pablo ubuzima bwakwigishije iki? Ni ireso mu buzima bwakwigishije?
ubuzima njye icyo bwanyigishije cyane yego uko iteka nzatigita kugira njye kandi ngakora cyane ntawe ndebaho, ariko bitavuze ko hari n'undebaho hari icyo ashaka kumfasha ntabwo namubuza, ariko ntabwo nakanga gukora ngo nkeneye umfashe. Icyo ngicyo nicyo ubuzima bwanyigishije, kandi nshimira n'ababyeyi banjye bangize uwo ndiwe tu. Pablo ibyo uvuga nibyo, dore n'umunyarwanda aciye umugani ngo udakora ntakarye, kandi umugabo nyamugabo agomba nyine kurya ari uko yafashe akarambura amaboko yiwe agakora. Tugomba no kubaho tubeshejweho no kwigira, nta mpamvu yo kugenda dutegeye amaboko abantu kugira ngo tubashe kuba, kuko umuntu yabonye ko ari utegeye amaboko kugira ngo ubeho aranagusuzugura. Ndabeshya? Aragusuzugura kabisa. Ntabwo wahora ukeneye ubufasha ku bandi, nawe ugomba gukora ukiteza imbere kugira abo wakaga ubufasha nabo bazajye babona ko hari abo ukeneye kubuhereza. Yes Pablo ibyo uvuga nibyo. Pablo ndagushimiye rero ko wabashije kwitabira ubutumire bwacu kuri Sade TV, kubwira ko ibiganiro byacu kuri Sade TV ari akagaruka. Ciao ciao. Thank you so much for you.